twaganiriye neza niyo mpamvu nyine nari mubwiye ngo uzundebe ubundi we nta nubwo ujya umwumbura ngo uzundebe we kumbura bize kugukumbura no kukubona ibintu bitandukanye mwese ubwo nanagukuye mbese uje hano tugatera story rega jya umenya ko turi abashuti yenda bize ariko uri bize basi ujya ushaka akanya nyine ufate nyine agaposi gatoya umuhamagare nyine tuganire ubundi mbaze kuri bize ariko njyewe iyo nsoje akazi nawe urabizi nzaza muhamagara ubundi tuyabare koko ariko kandi bameze neza yameze neza kuva rero ikintu nari muhamagariye hari diro mfite ariko mu ndi tangiye ngo hari diro ese kari yindi twika tete ndi byawe no diro uravuga wowe ngambe byarize nzaka diro nyine twika iyo none umva twika byakanje neze kumva diro ngo ni diro miliyoni 5 wayikina uvuze ngo diro miliyoni izi 5 ninde se wakubwiye ko agiye kuziduhange nawe ndi kubyumva iyo diro se wewe ikibazo vuga yego cyane ko atari diro yo kwicura none ntashobora urabizi ariko ibindi byose uko bizi njye nakica cyangwa nabishobora imipango imeze ite ndi kuhindira ubundi ntabwo kundi nkuru imipango gushyiramo irango diro ubundi irimo amafaranga urabizi imipango inzu we nshaka ko unshakira ibipapuro ibyangombwa bya hose bya bose ibipapuro ibipapuro se bijyanye n'iki nyine ibyangombwa bya hose bya bose akazuma ariko gakomeye ibipapuro bya bose yego kwa bose nzagerayo ute ko mbona aho nakinze wenda nzamwinjira mu buhe buryo bwe ubusa nsanze iyo waje umenya ubwenge nyine nawe niyo mpamvu mubwiye ngo mbese urumva izo miliyoni 5 ari iz'ubusa nese kubera cyundi ninde wabigutumye oya wewe wishaka mu ngero ujye zishaka nyine urazishaka ngo zikoreshe iki wakoza wewe hari utubisobizi yuko se bose dukorana cyane hari utuntu nyine nshaka sibyo gukoresha izo mpapuro ariko then nzahita nzisubizayo wowe cyo gusaba ni uko uzicara wagera iwe mu rugo sinzi ukuntu uzahagera wahagera muri ofisi uzashaka ukuntu nyine wagera uzinzanire iyo diro urayijyamo cyangwa ntayijyamo ibyo umaye irakomeye ariko ndagerageza oyagerageza kuko nawe ntabwo mukuru bisinze urabizi nyine kubona ibyangombwa by'iyi business biragoranye ntabwo wamenya ngo babibitse hehe no kubishakisha sibyo nyine ura mu mwanya ariko ntabwo mukuru bisinze pe kugira ngo ndabibona byo shabira komeye icyo ni ikibazo nese ubu ngenda ndamenya magazine ndamenya ari hoya ndamenya ari yego nyine wowe mvubwire sibyo wowe mani iminsi nk'ibiri kumva noneho nshaka uburyo nzagira ute nzagera kwa boss atarimo nyine hahandi ubona ko ari buze kuza muri ofisi ye wenda mu masaha 3 nkagenda nyine nkacakaza kuko urumva ni ikintu ndi bujye gushakisha weka nzwe sibyo ngiye kugufasha ngiyo diro ngiye kugufasha n'iki uzaba ugiye kwinjira mu sibyo ngiye ngenda kuki kamera mbe nzikubye ndakuka kuko uri kumva binaguze ukajya kuri kamera agashwe bari kuzinjira uko gusa n'umutwe ujya ngo kondiroza ubwenge ubinkorere gutyo nutabikora gutyo sinde bwijuremo tuzapanga sibyo turebe ntabwo urimo niturangiza ngiye kuri kamera ariko making sure kazaba yagiye ahantu nyine ari butingeyo subize se ko gahunda ngo ninjiye kwita numva nawe arinjiye subize ko akenshi iyo gahunda ze agiye kugenda kandi yandabara igihe kingiye muri business zimeze secretary we ugomba kumenya utuntu twose isaha ari bugendere isaha ari bugarukire bitubwiye si cyane none ikindi kintu konsire kugira uko ntabyo kubivuga sisi urabibwe
impamvu mukinishije iyi diri nuko uri inshuti yanjye mbona nyine navuze uzugira nurige n'ibibazo kureba ibyo biroroshye uzashobora guceceka dukore diri paka irangiye ibyo biroroshye okay we none ikiriho muri izo miliyoni 5 nzagwamo ebyiri ntabwo se tuzabasubira oya ntawe se wigaya miliyoni 2 ni nkeya ntabwo ari nkeya ariko nyine mvuga mbese reka n'icyo ufite akazi gakomeye nawe ubyibuke ariko ibaze nawe kwinjira uri ufise utungutu ugenda ugateruka uri kumbwira ngo tudupapuro kudushakisha kumenya aho turi uri kumva ku kazi mfite ntabwo karenze ntareba ariko yego siko karenze ebyiri ntabwo ari nyinshi ndabikora so rero ubu ikirihuka muri akazi k'abandi nawe ugenda ujye mu kazi atana dusanga turi mu bujajwe baratwica buri kagenda sawa ariko nyine uze kuza kumuhamagara hanyuma y'isaha ubwo ndahita mubwira we turavugana tuvuye mu kazi dutashye atajya n'utubona narive sawa akazi keza sawa merci utamaye feedback y'ibyo twaganiriye ubushize ibyo twavuganyeho byo narabitunganyije babakozi ndababwira babishyira ku murongo na wa wundi ukora amasuku nawe naramubwiye asigaye abyitaho sibye ko hari umwe unanizamo ukuntu ugasanga ibyo wamubwiye si byo yakoze hose ninde Mutoni hariya Mutoni ni umwe w'imibiri yombi n'umwe w'imibiri yombi hakubanza ari nawe njya mbona nsiga telefone wasaba yahamagaye niwe nasanze muri ofisi ye bamuzi ego niwe usanga nyine arajagaraye cyane ugasanga yataye akazi yigiriye mu mayoga ngo ari kuruhura mu mutwe wamusanga mu kazi ugasanga ari kuri TikTok ari gusinapinga ibintu nk'ibyo nibyo umusangamo ntabwo yita ku kazi none se ko ibintu nk'ibyo biba ntumwe raporo ntumubwire oya wenda ntabwo naza ngo nyite mubwira ikintu utabanje kuganiriza umuntu ku giti cye ngo wumve icyo abivugaho nawe naramuganirije then mbonye byanze ubwo nafashe umwanzuro ndavuga kanze mubwire twumve uko ikintu twabikoraho okay uze kumubwira muri pause mbere yuko ajya muri lunch aze gucana tuganire ego ndimubwire ya ikindi ngeneye record uyu mwaka kuko nkeneye kumenya ku bijyanye n'imisoro tumenye igihe tugomba kugira tugomba kwishyura ntabwo tuzatwishyura ari uko igihe cyegereje byibuze before iminsi 3 tugomba kurangiza izo gahunda sibyo ego ndimubwire ndabyibuka yes Lucas Sava. Oui, ça va. Ça va aussi. Ntabwo usinzira nimba nawe urogoye. Oya nta kibazo. Deni genda umurere iyo record nyuma after lunch baza. Ariko wibuke ubwire uko. ndahita mubwira Okay. sawa Is it sasa? Ni sana mara. Ese. Utekereza kumbwira. Cyane kiki. Makuru ari kutambuye ku byaciye hose cyangwa se n'aho bigeze. Asukuza n'amatsinda mwana. Hako Lucas kugira blague. Asiyo ko turi mu kazi ibyo ni ibiganiro ndetse wenda kubwira muri pause sibyo tujya muri lunch
gusa we witegure wanashaka kuzagusohokana ahantu utaruzi muri iyi Kigali se wumvise nuko yabo banza amasaka n'amasaka y'ibintu gusa ni neza tumeranye neza nta kibazo wari ukomisiyoneri mugani ngo wankoreye umuti zakuze iki gihe iki nta kibazo ahubwo nashaka some information y'ukuntu umuntu nyine yatunga company karaninga kugira ngo ntere imbere mu mutwe Lucas ntari gusobanukirwa neza nyine nari nkeneye kumenya uburyo imikorere ya company nk'ingiyi kugira ngo nyine umuntu abe yabininga agira amafaranga yinjiza reka ne guce ku handi nashaka kugura imigabane muri iyo company yawe Lucas nizere ko muri kwiganirira urakomeje se ndakomeje cyane yuko uriya kuri gushira mu biganiro n'ubwo umuntu yaganira buriya mavugisha ukuri Lucas cyane kumbwira se wabitekerejeho cyangwa wenda wabivuze ukundi urashaka ko nkongeza umushahara we tubivuga uko urebye nkuko mukoresha umuntu mukamwigisha no gutera imbere no gusevinga amafaranga no kuyakoresha neza nanjye rero nibyo nakoze kugira ngo mbe natekereza ejo hazaza urabona ndagira umusore wiyubaka nkeneye gushaka kubaka mu gihe kizaza so kubw'ibyo rero numvaga amafaranga mfite anyemera yuko bitabangamiye naguramo some shares muri iyo company excuse me urashaka kumbwira yuko ufite ikibazo cya sima ibyo ubona niko biri ariko wenda ntiyigeze mbikubwira ariko biri hereditaire ni ibya famille ariko I'm fine harimo kumbwira ngo buriya hari ibintu umuntu atakwiye kubwira abantu bose yeguriye inshuti yanjye turanakorana buri muntu nemera mu kazi sibyo ariko se nari kuzahera mbikubwira utabyiboneye n'ay'abagabo nyine gusa ntacyo ariko ku byo nari nkomojeho cyo ariko uretse gato ntabwo ibyo uri kumbwira urakomeje cyangwa ubaye ari ikibazo wenda cy'umushahara ubona yego akazi uragakora neza hari n'igihe ukora overtime kandi ndakeka ntabwo umuhemba nabi ntanakongeza pe ikibazo cy'umushahara nyuma y'akazi uri inshuti yanjye urabizi ariko ibintu uri kumbwira ariko nanone numva byakabaye byiza ahubwo no dukorana biri kuri bose twese dusa nkaho turi umujyi umwe nta mukoresha nta mukozi kugira ngo tubashe no kujya inama ubwenge bungana menye ibyo mukugiramo inama n'ibyo nakugiramo inama Lucas
Lucas ndabyumva ibyo mbwira kandi turamutse tunakoranye byo ndabizi neza ko company yarushaho gutera imbere ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Yes, ntabwo byashoboka. Hari byinshi nkikora kuri iyi company, hari n'ahantu mfite intego ko igomba kugera, hari ngiye wigejeje, sibyo? Igihe rero ntarabigeraho, just keep chilling, reka dukora akazi kwanza. Hari igihe rero nzana nayikwihera rwose vuga ati umuhungu wanjye ndakugabiye waranzamuye, rega udahari se nakwigeza kuki. Ariko icyo navugaga ni uko nyine gukemura izindi mbaraga kugira ngo company ibe strong, tunongeremo imigabane kugira ngo bimwe biburamo tugire turebe ukuntu ariko there is something you have to know mu kazi. Urabizi, uramutse ushizemo imigabane ni hahandi tuzatangira kutubahana. Ni ibintu ngenda mbona mu zindi company abagabo turaganira, sibyo? Uko nguhamagara kunguko ukaza wihuta bizagenda bikendera, kuko ni ibintu bibaho my friend. Ikintu cyitwa amafaranga ni ikintu nubaha, ni ikintu mp'agaciro. Sinanze ko ushiramo imigabane yawe, sibyo? Ariko bigihe nanjye ntisabire bazi igihe intego nihaye kugira ngo company yacu igera nigera yewe nta n'ikiguzi nzaguca, nta mafaranga nzaguca. Nzakubwira ati fata iyi ntawe uyibereho rwose, sibyo muvandi? Ntugire n'umutima mubi pe, ntumve ngo ndabyanze nanze ko dukorana, ntundi turacyari ntacyo kavutse. Lucas, to be honest, tuba abantu b'abagabo, sibyo? Ibikurakaze ntibigire gute, dukomeze akazi nk'uko byari bisanzwe. Jyewe ubwanjye uzabona mubwiye nti bya bintu wambwiye dore igihe kirageze, kandi ntabwo ari kure. None se reba za Musanze ntibiri kuraringa se? Ejo n'ejo bundi hano mu Bugesera hari aho ndi kudiringa umuntu abaraho bakorerayo, ndi kudiringa nabo bagiye kushakirayo akazi. Urumva slowly biragenda biza, kandi cyari igitekerezo cyiza. Ibindi turaganira muri live. Lucas, yes, ndebera Denise mbwire ko mushaka. Okay. Ubanza kuba inshuti cyane mu kazi atari byiza. Ubu Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye, kantwara imitungo. Ngomba guhangana